Nitwa Joseline Umulisa, nturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Jenoside mbere y'uko iba twari abana 10, nari mfite imyaka 8, nigaga mu kiburamwaka cya mbere. Mbere y'uko jenoside itangira tariki 7, nari mfite ba marume 2 bari baragiye mu Nkotanyi, ariko ukajya ubona abantu baba responsable bazi iwacu buri gihe gusa nk'abatara makuru, ndetse ntibatinyaga no kubwira abana b'iwacu bakuru wanjye n'abasaza banjye ko iwacu dutunze imbunda, ko ngo abo ba marume batugemurira imbunda zo kuzabica. Urumva gushishikariza abana cyangwa se abantu muri rusange byo kumva ko umututsi ari ikizira, ari icyaha, byatangiraga muri icyo gihe ubwo bagushinjaga ibintu mu by'ukuri nkatwe imbunda ntabwo twari tuzi izo arizo, nkatwe b'abana bato Inkotanyi nta nubwo twari tuzizi. Umuntu rero yakubwira ngo iwanyu mutunze imbunda Inkotanyi zabahaye, ukibaza se Inkotanyi ni iki, imbunda se ni iziki? Kameme hari sinye nyinshi zigaragaza ko hari igihe kizagera abahutu bakica abatutsi, ariko ntabwo twashoboraga kubyisobanurira. Tariki 7 indege ya Habyarimana yari yaraye ihanutse. Ndibuka ko indege yaraye ihanutse, ababyeyi banjye, ndibuka sogokuru n'abandi babagabo bo mu muryango wacu bavuye mu rugo baragenda, basa naho baguye igihumure. Ubona ko bisa nkaho hari ikintu cy'urwikango bagize muri bo, ariko twebwe nk'abana twumvaga ko ari indege ya perezida nyine yamanutse, ari ibintu bisanzwe yahanutse, ariko ubona hari ikintu cy'icyoba mu muryango w'iwacu. Ndibuka ko nagerageje no kubaza sogokuru nti kuki abagabo murimo murava hano mwagize ubwoba bwinshi, byagenze gute? Sogokuru arambwira ngo oya, ngo nta cyabaye, ngo ahubwo turimo kujya kureba niba nta banyarwanda bagize ikibazo kubera gupfa kwa Habyarimana. Ariko numva simbyumva neza, kuko hari ukuntu ureba umuntu ku jisho ukabona hari ikintu cyahindutse. Bwakeye ari tariki 7, twari dutetse mu rugo abana bose n'ababyeyi bose duhari, tubona marume aramanutse. Marume ntabwo twari dutuye muri serire imwe, icyo gihe zitwaga serire, ngira ngo ubu byitwa Kagari. Araza yari afite inkoni n'utundi tuntu tw'intwaro dutoya, ubona ko ari nka tayari kwitabara cyangwa se hari ahatabaye, ntabwo twari tubizi. Araza afata ababyeyi b'abapapa arababwira ngo nimufate imiryango n'abana muhunge, abahutu batangiye kwica abatutsi. Mama wanjye nari kumwe nawe mu gikoni dutetse tugiye kwarura ngo turye, ararira. Arizege nibwo nabashije kugira amatsiko yo kumenya ngo ese kuki arize, ubundi turahunze, duhunze iki mu by'ukuri? Yaraje araduhamagara twese, ariko hakaba hari basaza banjye 2 bari bagiye kuragira inka na sogokuru. Aratubwira ngo kurya ni mubihagarike, nimuceho tugende. Ndibuka ko yafashe abana bato, abakuru abaha iby'ibanze byo kwifubika n'iby'ingenzi, afata jyewe na musaza wanjye wari muto, turazamuka. Mu by'ukuri ntabwo twari tuzi aho tugiye, kuko nabajije mama nese tugiye hehe,
ariko jye numvaga bishimishije nk'umwana, kuko urumva umwana ahava akagera yishimira kuguma kuzerera. Numvaga ari ukuzerera, numvishe nishimye ko tuvuye mu rugo tugiye kuzerera kandi tujyanye n'ababyeyi bacu. Ariko siko byari bimeze. Twarazamutse tugenda nka metero nka 500. Hari musaza wanjye wari wagiye kuragira inka, duhura nawe bamutemye ijosi, bagiye kumuta muri toilette. Batubwira ko bagiye kumuta muri toilette ko ari igitambo cy'abatutsi. Nibwo natangiye kwibaza mu mutima wanjye, ese ninde uri kutwica? Aratwicira iki? Twakoze iki? Ariko nkumva sinshaka kubibaza mama kuko yari yuzuye agahinda. Musaza wanjye baramukuruye baramutwara nyine. Nyuma nibwo twaje kumenya ko bamutaye aho muri toilette. Mama arakomeza aragenda, ariko ubona yacitse intege cyane. Urumva kubona umwana wawe muri ibyo, uri umubyeyi, yari yacitse umugongo. Turazamuka tujya ahantu hari amabuye menshi, hari ku gasozi, wari umusozi mu by'ukuri. Dusangayo izindi ngo z'abatutsi, abenshi twari duturanye, zari ingo nka 20. Twese turi kwibaza aho turi buke. Ubwo byari nko mu masaa 11 ngira ngo z'umugoroba. Hanyuma abantu batangira gutatana nyine. Hari abamanutse uwo musozi bajya mu kibaya hasi cy'Akagera, hari abagiye mu nturusu, hari abagiye mu bihuru byari biri aho ngaho hafi. Ariko mu minota 30 hahise hajyaho icyitwa bariyeri, ku buryo aho umuntu yihishe niho yagumye, kuko ntabwo twari tugishoboye kugenda. Kuko urumva twari dutangiye kujya imigambi yo kwambuka Akagera tukajya Tanzania, ariko ntabwo byari bigishobotse kubera ko ahantu hose abari bamaze kuhashyira bariyeri. Bigeze nka saa 12 n'igice, imbeho iratwica. Mama aradufata, turagenda twihisha ahantu mu kizu bari barimutsemo. Ikizu cy'ibyatsi, ngira ngo hari umuryango wari warakimutsemo hafi y'urugo rw'ahantu hitwaga kwa Muheto. Tujya muri icyo kizu, imvura iragwa, ariko ubwo twe ni nkaho ari chance twagize kugira ngo tubone icyo kizu, kuko abandi twari kumwe bagumye ku gasozi. Ndibaza bose baranyagiwe. Hanyuma turara muri icyo kizu, ariko bigeze nka saa 7 z'ijoro haza umugabo witwa Muheto, yari ari mu batarahigwaga icyo gihe. Haraza, turavuga tuvumbuye nyine agiye kutwica. Ariko mama wanjye kuko yari aziranye nawe aramubwira ati, Muheto ntutwicira ahangaha, tujyana aho abandi bari, kuko yari afite umupanga. Aravuga ati, ntabwo nshaka kubica, ahubwo nashakaga kureba niba ihene zanjye zatashyemo hano. Yarasohotse aragenda, niba ari umutima wamuriye akavuga ati, aba bantu bari abaturanyi banjye, tubona atuzaniye ibiryo. Byari bimaze kuba nka saa 8 z'ijoro, ibiryo bikonje ndabyibuka by'ibitoki. Twese nta wariye, ntabwo twari dufite umutima, kuko jyewe narebaga mama wanjye nkabona ararira. Ahantu hose twumva noneho induru zatangiye kuba induru, dutegereje gupfa nyine. Njye nari ntegereje kureba ikiri bukurikireho. Twaraye muri iyo nzu mu gitondo saa 10 zishyira saa 11. Abantu bamanuka bavuza induru, nimubafate, nimubice. Noneho dusohoka turi kureba abantu barimo kwirukankana. Nkisohoka mba mbonye muri icyo gikundi harimo bakuru banjye 2 n'umugore wa marume n'abandi badamu twari duturanye, n'abana babo ku muryango. Umugore akiruka ahetse umwana, n'utwita akagenda yirukanka n'inda. Ukibaza se ubu buzima buraza guherera he koko? Ubwo nahise niruka muri icyo gikundi, siga mama wanjye aho na musaza wanjye aho. Turiruka tugeze imbere, ariko ubwo abantu batwirukankanaga sinzi umuntu bahise babona inyuma. Ariko nyuma naje kumenya ko ari marume babonye, umwe waje kutuburira ngo abahutu batangiye kwica abatutsi. Basubira inyuma bajya kumwica. Turagenda twihisha ahantu mu ikawa hafi yo kuri uwo mugabo witwa Muheto. Mu by'ukuri nta kintu cyari kidutwikiriye pe.
usibye ikawa zari zimaze kurengerwa n'ibyatsi. Kera ngira ngo mu buhinzi bworozi babyitaga kurara, ikawa zaraye zazamutsemo ibyatsi. So twaragiye twihisha muri ibyo byatsi muri izo kawa, jewe n'umugore wa marume n'umwana we na mukuru wanjye n'abandi badamu twari duturanye, twicara amaho. Mu minota igeze nko ku 10 ntabwo yagezeyo, twari tutaranatuza pe, twumva umuntu aratatse ngo ni mu ntabare barangije, urumva boroga cyane nyine atabaza, ariko ijwi nkumva ndasa n'ushaka kurimenya. Yatatse umwanya munini pe, ndahaguruka kugira ngo ndebe uwo muntu uri gutaka ninde, kuko yari hafi yacu. Noneho ngiye kumva numva umwana wa marume ararize. Ubwo nari nihishanye n'umugore wa marume nyina ahetse uwo mwana. Umwana ararira, ashoboye kuba yararijijwe n'izo ndura ari kumva, cyangwa se niba yarashonje ntabwo mbizi, yararize. Bahise icyo gitero cyari kirimo nk'abantu bageze nko kuri 18, bahise baza kureba aho uwo mwana ari kuririra. Baraza bahingukira muri za kawa. Urumva mbere ya jenoside hari abana b'abahungu twiganaga ku ishuri, akenshi bajyaga bakunda kutubwira ngo harya mwaravuze ngo nta hene yurira intama. Ariko ukibaza ihene yurira intama se bishatse kuvuga iki? Ngo baraje bagera aho muri izo kawa bahita bavuga ngo aha, ngo mwaravuze ngo nta hene yurira intama. Ngo turagira ngo mutwereke uko basona ba nyoko iyo bamaraga kuba bahaza amata, uko bababyaraga. Ngo hano ntawo kuberekera uhari, ngo reka twebwe tubibereke. Ngo ariko kubera ko twebwe tutanyoye amata, ngo tugiye kubikora mpaka muturitse. Ariko je ntabwo nashoboraga gusobanukirwa ikinyarwanda bari kuvuga. Noneho numva umugore wa marume aravuze ngo nimutubabarire. Yari afite amafaranga 1000 ayakurayo arayabaha, wenda ngira ngo yibwiraga ko bari butubabarire. Hari umugabo umwe ubu arafunze, harimo abo nagiye menya, hari n'abadafunze ngira ngo baraho bakidegembya. Hari umugabo umwe muri bo utari wambaye ibintu mu maso, kuko abenshi baje bipfutse ibintu by'ibitambaro mu maso, bari bameze nk'inyamaswa. Je narabarebye mbona bahindutse inyamaswa, bambaye amashara mu mutwe, abandi bayakenyeye bafite umuhoro, abandi bafite nta mpongano, abandi bafite inyundo, buri wese yari afite igikoresho. Baratubwira ngo nimukuremo imyenda muryame. Noneho ukareba umuntu ufite umuhoro wuzuye amaraso, kuko urumva bari bamaze kwica marume hafi aho, imihoro yabo yari cyuzuye amaraso. Jewe nahise ndyama, nari nambaye agakanzu ngakuramo, hanyuma ndababwira nti ni mu nteme, ntumva, ndahumiriza. Umugabo umwe araseka ngo wagize ngo imihoro yacu mbega ipfa gukora akazi gutyo gusa nta gihembo gihari, ngo tereka tubanze twihembe. Mukuru wanjye yanga kwicara, yanga no kuryama, arahagarara. Ndibuka ko bamukubise umutego yikubita hasi. Umugore wa marume we yari anatwite, naje kubibwirwa na marume ko yari atwite inda ntoya. Bamuvanaho umwana bamushyira ku ruhande, umwana akomeza kurira. Hanyuma baraza nyine bahinduka ihene, duhinduka intama. Hanyuma bamwe bavaho abandi bajyaho. Jewe iyo ndimo mvuga ibi bintu abantu baba bazi yuko ahari ari nka filime, cyangwa se wenda nari umwana ntibuka, kuko ukurikije uko nanganaga ku myaka 8, umubyeyi w'iki gihe ntabwo wamubwira ngo umwana w'imyaka 8 yafatwa ku ngufu ngo byumve, nta mahano. Nageze ahantu numva mbuze umwuka, ndababwira nti nimumbabarire, mbajyana iwacu tworoye inka nyinshi, njye kureba sogokuru ahantu hari n'ababyeyi banje ahantu bari,
mbasabe inka, mbasabe n'amafaranga, mbabaze, bambwire n'imbunda dutunze, ngende byose mbibahe. Kuko urumva cya gihe mbere yuko jenoside itangira abantu bakundaga kuvuga ngo iwacu dutunze imbunda, inkotanyi zatugemuriraga. Nje nibazaga ko izo mbunda ziri mu nzu iwacu wenda ababyeyi banjye batashatse kuzitwereka. So numvaga nitugera iwacu ndibuzishake mu nzu hose nkazibona, nkazibaha bakambabarira. Nje numvaga wenda ari cyo bashaka cyangwa se bashaka ubundi butunzi, kuko ntabwo numvaga ukuntu umuntu washobora gufata umuntu akamwica ntacyo yakoze. Numvaga ari nk'ubutunzi bashaka. Mu by'ukuri iwacu nta mbunda twari dufite, nta n'amasasu twari dufite, nta n'izindi ntwaro twari dufite. Yari amatakirangoye. Nje nk'umwana niyumvishaga ko turi bugende tukabibona. Baraturetse, bumvisha iby'imbunda baratureka, akubwo ibyo ngira ngo kwari ukugira ngo tugende tuzibereke, noneho babone urwitwazo bavuge bati kwa runaka nibo batumaze, dore twabasanganye n'imbunda. Mu by'ukuri nta yari ihari. Baraturetse, turahaguruka, turagenda. Ntabwo twarenze metero 100, mukuru wanjye kugenda biramunanira. Yikubita hasi, yari yangiritse cyane pe. Nari nambaye agakanzu n'umupira w'imbeho, mfata umupira w'imbeho nari nambaye mwizirika ku mugongo. Ngenda ariko ibirenge mbikurura hasi, ariko birananira kumutwara pe. Naravuze nti reka musigaha, twebwe tumanuke ngende njye kubereka ibyo bintu, ndebe niba binahari koko. Mu by'ukuri kuvuga ngo ngiye kubereka inka, ntabwo nari nazisize nzizirikiye mu rugo, na cyane ko sogokuru n'abasaza banjye bari bagiye bazahuye, bagiye kuziragira, ntazari zihari. Bwari uburyo bwo kugira ngo nitugera imbere basi babone abandi birukankana abandi, twebwe batureke dushake aho dupfira cyangwa se ibisimba bize biturye. Mukuru wanjye baramufashe, baramuhagurutsa, bagenda bamukurura hasi. Hari urugo twagezeho, ndababwira nti nimutubabare tubanze dusaba amazi yo kunywa. Dusaba amazi yo kunywa, niwe nabanje ndayahara yagotomera, nibwo yazanzamutse. Turagenda tumanuka gake gake, bagenda bareba n'abandi batutsi nyine aho bihishe. Twaragiye tugera muri ka gasozi aho twabanje kwihisha, cyagiye imiryango yose y'abatutsi. Tuhageze mpasanga mukuru wanjye na musaza wanjye wari wagiye agiye kuragira inka mukuru, utari umuto, kuko hari uwo twari twahuye bakurura bagiye kumujugunya muri toilette. Umukuru yari agihari, mpasanga musaza wanjye na mukuru wanjye, ubwo sinzi ko bari bahuye, bashagawe n'abantu. Icyo gitero hari ibyaturukaga muri serire runaka n'ibindi byari biturutse muri serire runaka. Barifatanyaga bagashyira imbaraga hamwe ku buryo baba benshi, ku buryo mudashobora kubarwanya. Dusanga bari kumwe n'ikindi gitero, n'icyo gitero cyari kumwe natwe. Bahageze barababwira ngo nimutwereke uko so na nyoko bababyaye. Babwira mukuru wanjye na musaza wanjye. Musaza wanjye arababwira ngo ntabwo tubizi, kuko batubyara ntabwo twarebaga. Ati kuramo iyo pantaro yawe, ati nawe kuramo iyo jipo. Ati ubwo si cyo mutumva niki? Ati cyangwa tubafashe tubaha urugero. Mukuru wanjye yari afite ubwoba bwinshi cyane, ubona ari no gutitira. Akuramo imyenda araryama. Musaza wanjye amuhagarara hejuru arabireba, arababwira ngo ntabwo ndi bubikore. Hari ahantu hejuru ku gasozi mu mabuye, umugabo umwe twari duturanye yaje gupfa. Yamutemye ijosi, umutwe uramanuka, umutwe wavuyeho. Uramanuka uragenda utakara hasi aho agasozi karangirira. Hasigara igihimba nacyo kigenda kibirandura. Musaza wanjye tumusigaho, mukuru wanjye we ntabwo nzi aho bahise bamujyana, kuko urumva we bari bataramufata ku ngufu. Uwo bari bafashe ku ngufu ni mukuru wanjye wari muto kuri we,
uwo twari kumwe. Uwo tutari kumwe twasanze aho ku gasozi bahise bamujyana. Twarakomeje turamanuka tujya iwacu, ntabwo hari kure. Ngeze iwacu ntekereza ikintu ndi bubahe ndakibura pe, kuko inzu y'iwacu bari bari kuyitwika, yafashwe n'inkongi y'umuriro. Hari abantu benshi bari gusahura aho ngaho, ababambuyeho amabati, abatwaye inzugi, bari barimo baragabagabana, bari benshi. N'ubu njya mbabona. Ndababwira inti rero, urabona ko ibintu byose byahiriye mu nzu. Ati n'inka zanyu se zabaga mu nzu. Mbura ikintu mvuga. Ariko habura nk'iminsi 4 ngo jenoside ibe, nabonye marume acukura ikintu cy'icyobo, afata ibikoresho byose twari dutunze, kuko marume yari yubatse, twari duturanye nawe. Afata ibikoresho by'iwacu byose n'ibyo mu nzu ye abishyira mu kintu cy'ikivarisi kinini cyane, abitabika muri icyo cyobo. Bivuze ngo abantu bakuru bo bari babizi ko jenoside izaba pe, kuko barabibonaga ko yateguwe. Abishyira mu cyobo, abirenzaho itaka. Nararebaga. Hanyuma tugeze mu rugo mbuze ikintu mbaha, nibuka ya varisi, ariko nkumva sinibuka neza hariho. Ariko nkibuka ko hari insina ntoya marume yari yarahateye. Ndagenda ndababwira nti yambunda nababwiraga nti irimo aho ngaho mu hacukuri. Bahise bahamagara na bene wabo batari bahari. Hari abagabo ndabagaya n'ubu bari iwacu, nta n'uwabihaniwe. Bari muri abo bantu bari bari gucukura bagabagabana. Ibikoresho by'iwacu byose byari bihari. Babiri muri bo ndumva ari bo nibuka, ni nabo njya mbona iyo ngiye iwacu. Harimo amaradiyo, harimo imyenda, harimo ibikoresho byose by'ibanze. Kumbe ngira ngo marume yabitabitse azi yuko wenda atazapfa cyangwa se nta bwicanyi buzabaho, wenda ari ugutera abantu ubwoba, akazagaruka tukabiheraho, tukambara, tukongera tugasubirana ibyo twari dufite. Barabigabagabanye, yewe n'ivarisi byose baratwara. Barangije batuzamura ahantu ku gasozi, hari ikibuga cy'umupira. Kugenda cyari ikibazo, twari dushonje, hari ibijojoba by'imvura turi kunyagirwa. Turimo tuzamuka tujya kuri ako gasozi, hari ikibuga cy'umupira, ntabwo kari agasozi kameze nk'ako twagiye kwihishamo. Turagenda tugeze nko muri metero 500. Nari mfite sogokuru wari muremure, yari muremure cyane. Yakundaga gukenyera bimwe by'abantu bari boroye inka kera, ntabwo yajyaga yambara ipantaro. Icyo nibuka nuko yakenyeraga imikenyero. Ndagenda asanga bamaze kumwica, arimo aragongera, umukenyero we bawukuyeho, ikoti rye baritwaye, kuko we ngira ngo bamusanze mu nka, kuko marume yaje kutuburira we yagiye kuragira inka. Kubona sogokuru wawe yambaye ubusa agongera, kari agahinda kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu batwicaga kuko badukubise umuhoro gusa, barabanje batwica no mu bwonko, kuko kureba umubyeyi ubyara so cyangwa ubyara nyoko yambaye ubusa ni agashinyaguro. Bari bamuciyemo ibice 3 ariko atarashiramo umwuka. Nashatse no kujya guca igikoma kugira ngo mutwikire, mbona ntabwo biri bukunde. Umugabo wari umaze kumwica aragaruka, amujomba icumu mu kanwa, ngo arimo arabasakuriza, aranogoka.
tumusigaho, umuvu w'amaraso utemba, turazamuka tujya kuri cya kibuga cy'umupira. Icyo kibuga cy'umupira kukijyaho batubwiraga ko batanze ihumure ry'abagore n'abakobwa batari kubica, barimo gushakisha abagabo. Twaragiye tugera kuri icyo kibuga cy'umupira tuhasanga abadamu benshi n'abakobwa benshi n'abana b'abakobwa n'impinja, nta mugabo wari uhari. Hari icyokezo bari bari kokerezaho inyama baserebura ko abatutsi bose bapfuye, ariko bavuga ko hasigaye marume ari we bashakaga cyane kurusha n'abandi bantu bose. Twicaraho n'umunaniro, abadamu bari bari aho batarafatwa ku ngufu barazaga bakabajyana, bakabafata ku ngufu bakabagarura. Bigeze nko mu saa 9 haza umuntu, ntabwo nzi aho yari aturutse, ashoboye kuba yari aturutse ku karere, yari ari kuri moto. Bagenda bamwirukankana ngo ni inkotanyi yaje. Turavuga tuti rero inkotanyi zishoboye kuba zaje wenda turahita turokoka. Ariko kubera ko banatubwiraga ko batari kwica igitsina gore, twaravugaga tuti nibashaka badukorera ibyo bashaka, ariko ntihagire umuntu udukozaho umuhoro nihuze turokoke. Twari abantu twari tugeze nko muri 80 cyangwa 100 b'igitsina gore badukusanyirije hamwe, ariko wari umupango wabo wo kugira ngo batwicire ahantu hamwe batagowe. Hanyuma umugabo umwe araza nkuramo, yari konseye, arambwira ngo ngwino hano, ngo wowe ndabona utareshya nk'abatutsi, ngo uwo kwande. Ndamubwira ndi wo kwa Gashumba. Ati kwa Gashumba ntabwo bagira umwana ureshya urya, kwa Gashumba ntibarebare. Ati rero bawicaye ahangaha uratubwira aho abandi batutsi bose bari. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi aho bari. Yari amatakira ngo ubwo inka dutunze zari ziriho zirabagirwa aho ngaho barya inyama, ureba nyine baserebura. Nasubiye mu bandi, baratubwira ngo nituryame turuhuke, ngo kandi turyamye tukubitse inda. Turaryama. Bahera ku wa mbere bakubita agafuni, bakubita umuhoro, nje mvamo ndiruka. Nari nzi kwiruka ngira ngo niho nakomoreje gukomeza gukurikirana siporo ahari. Narirutse, umugabo umwe azanyiruka inyuma, ngeze imbere ndaruha, ariko nababaraga umugongo cyane, ikanzu nari nambaye yari yuzuye amaraso ahantu hose. Ndamubwira nti rero mbabarira unyicira, ntusubize muri bariya abantu. Arambwira ati ntabwo nshaka kukwica, ahubwo ndashaka kukurokora kuko so yangiriye neza. Aramfata anyuze inyuma, turagenda duhura na wa mukonseye. Aramubwira ati uwo mwana umujyanye he? Ati uyu mwana nuwo nabyaye, namubyaye mu batutsi ariko ndamujyanye. Kwari ukumubeshya kugira ngo abone uko antwariwe. Yanjyanye iwe, arampisha, yari afite abagore 2, mpaba rwihishwa nta muntu ubizi. Akajya nzanira ibiryo nko mu saa 8 z'ijoro, saa 9, ahantu yari yarampishe mu mwobo iwe. Mba muri uwo mwobo igihe ngira ngo kigeze nko ku kwezi. Umunsi umwe araza arambwira ati inyokorome yabuze kandi ni urimo arica abantu. Ati vamo ugende, n'ubundi nareba guhisha inzoka ntacyo bimaze, n'ubundi nimwe murimo muratwigaranzura. Ndamubwira nti mbabarira, ntabwo nzaho marumari, nta nubwo namenya aho njya kumushakira. Ubusuri buranyohereza hehe? Sinzi abandi bashuti be baje baramuhamagara, aragenda. Haciyeho nk'iminsi 3 araza, kuko buri joro yanzaniraga ibiryo tukanaganira, akambwira abiwacu bahari, abapfuye. Hashize nk'iminsi 3 araza arambwira ati rero inkotanyi zaje.
ati inkotanyi zaje kandi tugiye guhunga, twebwe abahutu tugiye guhunga inkotanyi. Ati rero ibintu ni bibiri, urabasanga cyangwa se wemere tujyanirane. Ati ariko se nitujyana barakwica, nta hantu uri burenge. Ndamubwira nti turajyana, nta muntu uri bupfe kumenya. Ndakomeza ngende ndangaje amazuru, kuko twari tumaze kumenya yuko twe nk'abana twari tumaze kumenya ko umututsi aba afite izuru rirerire, afite intoki ndende, ari muremure, afite amano maremare, kuko urumva iyo bazaga bagasanga muri nk'abantu batatu kugira ngo bakuremo umututsi babanzaga kureba ibyo bipimo byose. Nari maze kubimenya rero, ndamubwira nti nta kibazo turajyana. Ndakomeza ngende ndangaje amazuru, nti ndaza gushaka igitenge nifubike kugira ngo hatagira umuntu ureba intoki zanjye, ntambare n'amasogisi ntihagire unkuramo amasogisi ngo ndebe amano. Ahasigaye urabona yuko ndi mugufi, nta muntu uri bumenye yuko ndi umututsi. Arambwira ati noneho nta muntu n'umwe uzi kuba hano, va muri uwo mwobo uzamuke wongere ugaruke usa nkaho waburanye n'ababyeyi bawe. Narabikoze, mpita ngaruka mu rugo rwe, bampa imizigo nk'umuntu waburanye n'ababyeyi be nyine, bampa umwana ndamuheka turahunga. Iwacu ntabwo hari kure y'Akagera, harimo urugendo ariko ntabwo hari kure cyane. Turahunga, mpungana n'abari barimo barahunga inkotanyi, ariko nkaba nari mbizi neza ko mfite ba marume bagiye mu nkotanyi. Mutima umwe ukambwira ati se wasubiye inyuma ukajya kubashaka kuri buhite ubabona. Ubwo nk'umwana nyine numvaga ko inkotanyi zaje iwacu ariho zaje gutabara abantu, ko ndi buhite mbona ba marume. Ariko undi mutima nareba inyuma, nareba abantu bari guhunga bari benshi, nkavuga nti sindi buburemo abantu biwacu bari bumenye bahite banyica. Nkomezanya n'uwo mugabo n'abadamu be, tugera ku Kagera. Ku Kagera hari ibyambo nka 11. Hari ibyambo bisi by'abatutsi, iby'abahutu, ubwaho bisa abatutsi nyine nta mututsi waharengaga. Tugezeyo ubwo abantu babanzaga gutanga amafaranga yo kugira ngo bambuke mu byiciro. Umugabo nawe arishyura kugira ngo bambutse umuryango we. Ariko ngihagaze aho ngaho ntegereje kwambuka, kuko yari amaze kwambutsa umuryango we, hasigaye jyewe. Haza umugabo w'iwacu, n'ubu aracyahari ndanamushimira kuko ari mu bantu bahawe igihembo cy'umurinzi w'igihango, ko n'umugabo warokoye abantu benshi. Yaraje arambwira ati nta nduru wumva imaze umwanya. Ndamubwira nti ndayumva. Ati iri hariya kuri kiriya cyambo cya ruguru. Ati rero jye niho mvuye, ni mama wawe na mukuru wawe. Ntabwo niyumvishaga uburyo ki hari umuntu w'iwacu warokotse, kuko aho nabasize aho ngaho muri ba bantu bari baryamye mu kibuga cy'umupira batubeshya ngo batanze ihumure, n'ababyeyi banjye bari bahari, n'abakuru banjye bari bahari, igitsina gore cyose cyari kiraho. Ntabwo niyumvishaga rero uburyo ki haba hari umuntu w'iwacu warokotse, kuko aho hantu bahiciye abantu, n'abarokotse babajyanye ahantu mu rugo rw'umuntu, umusirikare wabaga mu ngabo zatsinzwe zo kwa Habyarimana, araza basanga muri urwo rugo arabica babaroha mu byobo. Ntabwo rero numvaga uburyo ki mama wanjye na mukuru wanjye bakiriho. Njye nazamutse kuri icyo cyambu ngiye kureba ko ari bo, ngo mbabwire ngo nibaze bambukiraho ndi kwambukira, nta muntu uri bubice. Narahageze mpasanga umugabo bamupfukamye imbere, sinzi ibyo yababazaga, mbona bameze nk'abantu bari gusaba imbabazi. Ariko nkabona mukuru wanjye ameze nk'umuntu munini mu nda, nabonaga ameze nk'ufite inda isa nk'aho ari nini. Niba bari baramuteye inda simbizi. Naje kumenya ko uwo mugabo wari wabicaje basa nk'aho bari kumusaba imbabazi ari we wakuye ahantu bari kwicirwa, aragenda agira mama wanjye umugore
mukuru wanjye amuha murumuna we. So mu guhunga yaje kubabeshya ko abahunganye, ariko yari afite gahunda yo kubaroha mu Kagera. So narahageze mbona ibyo gusaba imbabazi nyine nta muntu ubireba, ahita afata mukuru wanjye aramutema, amuta mu mazi. Mama wanjye yijugunyamo, ariko mu kwijugunyamo bamutema ku mugongo. Nagiye nirukanka cyane mva kuri icyo cyambu, ko naravugaga ntibarahita bamenya nanjye bantemo. Hari hafi yaho nari ndi kwambukira, hafi cyane, nta metero zari zirimo. Naragiye mpeta ninaga mu bwato. Bwari ubwato bwari bwikoreye imizigo, nta wundi muntu wari urimo, buri ready guhita bwambuka. Mpita mbwinjiramo, umusara arankondana ngo sinishyuye, ndamuganda kwishyurira hari hakurya. Abona mfite igihunga, ati nibiki bibaye, ndamubwira mbabarira unyambutse ungeze hakurya. Yarandetse, wamuma uwo musare nkamushimira, yari umutanzaniya. Yarandetse ninjiramo mu Kagera, amazi yari yarabaye amaraso. Wayoraga amazi n'intoki, hakazamuka nk'ukuboko k'umuntu, hakazamuka urugingo rw'umuntu, ntabwo yari akiri amazi. Iyo tubivuga ngira ngo abantu baba bibaza yuko ari nka filime cyangwa ibyo bintu bitabaye. Nge narabibonye, mbibonesha amaso yanjye, kandi mbibona ndi umwana, ku buryo numvaga jenoside nirangira nzaba narapfuye mu mutwe ntagishobora gutekereza kubera ibyo nabonesheje amaso. Nageze mu Kagera hagati, mu mazi hagati, hahandi uba wumva ubwato busa naho buri kwijyana kubera amazi. Hari harimo imirambo myinshi. Urabona iyo umuntu yaguye mu mazi, umubiri we uragenda ugahinduka nk'uw'abazungu, ugatukura cyane. Hari harimo abatutsi bapfuye babyimbye inda kubera kumiragura amazi. Abandi ureba nta mitwe, abandi ureba nyine byari biteye ubwoba. Byari binagoye abasare kugira ngo abone uko yambuka agenda akatira iyo mirambo. Nageze mu mazi hagati, bisa nkaho kureba imirambo, iyo nari maze kuyireba numva nabyakiriye. Ariko natunguwe no kubona mama wanjye azambukiraho ngewe nari ngeze. Urumva bamuroheye ruguru, bamuroha atapfuye, azamukira ku bwato aho nari ngeze. Iyo nza kuba nzi koga, nari guhita nibira mu mazi nkasova mama wanjye. Ariko kuko ntabyo nari nzi, nanjye nari ndi kurokora ubuzima bwanjye, nabwiye umusare ni hapa, nta nubwo nari nzi Igiswahili. Akajya mbaza ngo nini, ariko simbashe kumusobanurira ibyo ndi kureba. Ariko nashakaga kumubwira ntica ku ruhande, hari umuntu ushaka gufata ku bwato tutagwamo. Umusare yarakase, amaze kumukatira mama wanjye asubira hasi. Mbese niyo sura ya mama nibuka. Narambutse ngera hakurya, bamugabaza nkurikiye mu bundi bwato, abazi icyabaye. Ndaceceka ndyumaho kugeza izi saha, ntabwo azi ibyambayeho. Nagumye ku Kagera, twaraharaye, buracya dukomeza. Twahamaze iminsi 3 ngira ngo. Twabaye aho, haciye iminsi turazamuka tujya Tanzania. Tuba ahantu hafi, niba haritwaga Ntobeye, ni ahantu abantu bashakaga aho baba bari kugira ngo babashe kubona uburenganzira bwo kujya mu nkambi z'abantu batahigwaga muri jenoside, Benako. So twe twahamaze igihe. Rimwe njya kuvoma, ngeze ku mugezi, ariko ubwo nabwo no kuvoma sinari mbishoboye kubw'ibikomere nari mfite. Ariko naravugaga nti ntabwo ndi bugume nicaye ahantu hamwe. Ngeze ku iriba mpasanga umudamu w'umunyambokazi, n'abantu
babaga Tanzania, numvaga babita abanyambokazi. Mu by'ukuri ntabwo nzi ngo abanyambo n'abahima n'abaki, ariko yambwiye ko ari umunyambokazi. Yaraza akanyarwanda gake cyane, arambwira ati se hari ahantu bamupfana iki? Ndamubwira kwa papa wanjye na mama wanjye, urumva twari duturanye nyine aho twari dukambitse. Ati reka reka ntabwo byashoboka. Ati se buriya mama wawe yakwica? Ati ko numvije barimo barashaka kukwica. Ati sinzi niba ari wowe bavugaga, ariko bavugaga ko ari umwana uhaba w'umututsi. Akambaza ngo wowe ni mututsi, nkaceceka. Nditerera mu gutwi, ndagenda njyana amazi nyagejeje aho, nambara agakanzu k'umwana wabo, nkuramo ko nari nambaye, ndagenda. Byari 12:00 z'umugoroba. Ngenda nta muntu n'umwe mbwiye. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi aho ngiye, ariko numva ngo turi buhure ndi bumubwire ibibazo mfite, akandangira aho najya cyangwa se akanyica. Nagenze ibirometero 9 n'amaguru. Ndongera ndicara, ndongera ndahaguruka ndagenda, nkora ibindi birometero 9 muri Tanzania. Burira bigera nka 4 z'ijoro, 5 mbura inzira. Umuhanda nagendagamo mbona sinkiri kubona umuhanda. Nicaye ndebye munsi y'ibirenge byanjye, mbona hajemo amazi, harimo kugenda hava amaraso. Ibirenge byari byarushye pe. Hari igiti nabonaga ntangiye kugera mu gashyamba. Hari igiti ndagenda nicara munsi yacyo, imvura biranaguye. Byari bitangiye kuba nka 5:15 z'ijoro. Imvura iragusanga munsi y'icyo giti. Bukeye numva nazibye amatwi. Hari nka 12:00 za mu gitondo. Nkajya numva akajwi gatoya k'imodoka isa naho iri kuza ahondi. Ndahaguruka mfata ibyatsi. Hari ibintu by'ibyatsi byitwa imicaca. Ndabifata mbizirika munsi y'ikirenge, hari hatobaguritse, hari kuva amazi n'amaraso. Ngenda ngendesha udutsitsino gake gake nkurikiraho iyo modoka iri. Ngiye kubona mbona ngeze ku muhanda, mbona umuhanda ndawubonye. Mbona niyo modoka iraje. Nicara kuri uwo muhanda. Nicaramo hagati, ariko atari hagati neza ku buryo umuntu yakugonga. Imodoka ingezeho irahagarara. Yari imodoka ifite icyapa cya Croix Rouge. Ibi byapa bitukura bimeze nk'umusaraba. Hari harimo umuzungu n'undi mwirabura. Bavamo barambaza bati ko wicaye aho ngaho. Bavugaga igiswahili, ariko uwo mwirabura yaraza akanyarwanda gake. Ati ko wicaye aho ngaho? Ndababwira nti naburanye n'iwacu. Ati wanyu bari abatutsi cyangwa bari abahutu? Hindura amaso ndeba wa mugabo, kuko nari naramaze kugira ubwenge bwo kumenya ngo umuhutu n'ufite izuru rinini, umututsi n'ufite izuru rito. Murebye mbona afite izuru rinini. Ndamubwira nti iwacu bari bavanze. Ati none bari he? Ntitwaraburanye, bamwe barapfuye abandi barahunze. Nticyakora ngeze nko mu nkambi ntabasha kubabona. Niko kumfata anshyira mu modoka, ariko akajya gusemurira uwo muzungu nyine ibyo ndi kuvuga. Baranjyana bangeza Benako. Ariko mbere yuko tugera Benako, ndagenda ndara ahantu hari abapolisi ba Tanzania, numvaga babita abasungusungu. Ndaramaho, bukeye njya Benako. Hari kure n'urugendo rurerure. Ngeze Benako, umuntu wari uri kuri gate y'iyo nkambi ya Benako, nasanze yari umuyobozi wacu. Abarambonye, ahamagara abandi bantu, abana baraza, imodoka batangira kuyiha amabuye. Wa mugabo aza yirukanka, aragenda abwira wa muzungu ati uyu mwana yatubeshye ni umututsi. Atashoboye kuba yabonye hari abantu b'iwabo bamubonye bakamumenya, none imodoka barashaka kuyimena. Bayishagaye. Araza ankuraho muri iyo nkambi ya Benako, anjyana ku ruhande gato, arambwira ati mbwiza ukuri kugira ngo umenye uko ngufasha.
twebwe dukorana n'impunzi, mbwira kugira ngo menye uko gufasha. Niko kumubwiza ukuri ko iwacu hari abatutsi. Turagenda, hari ahandi hantu hari amahema, angezayo anyereka abandi bantu, bampa indi modoka nanone ya pick-up, barambwira ngo ubwiwanyu bari abatutsi, ngo reka tukujyane mu nkambi ya Burigi, ngo hari yitwa Kibondo, ngo hari n'iyitwa Burigi, ngo wowe wumva ushaka iyi. Aho hose ntabwo nari impazi pe. Ndababwira ni mu njyane Burigi, ni ya Mana nyine ivugira mu bantu. Ndababwira nti ni mu njyane Burigi. Twafashe iminsi 2 tujya Burigi mu modoka. Ndagenda ngeze Burigi, nkasanga abakobwa batekeraga abazungu, sangamo abiwacu. Ariko bari banyoboye kuko nari nararwaye bwaki, nta muntu washoboraga kunyibuka pe. Abazungu baraho bategeka ko nta handi hantu ngomba kujya, ko ngomba kuguma muri icyo kigo cy'abazungu, bakabanza bakamvura bwaki, hanyuma bakazashaka umuryango bampa nkabana nawo. Nabaye aho bamvura bwaki, maze koroherwa. Bamvuraga bwaki, bamvurana n'ibikomere nari mfite munsi y'ibirenge kuko ibirenge byari byaratobaguritse. Hanyuma rero maze gukira, bashakira umuryango, ndagenda mbana nawo. Uwo muryango rero niwo naje guhungukana nawo. Ndaza ngeze mu Rwanda nyine nsanga iwacu bose barashize. Nuko rero nibwo twaje kugira igihe tubona nyine ibigo by'imfubyi, tujya kubayo, dusubizwa mu buzima busanzwe. Leta y'u Rwanda, mubyeyi wacu wamye buri gihe tureberera, idushyira mu mashuri turiga. Nukuri Inkotanyi zakoze akazi undi muntu wese ku isi adashobora gushobora, kugira ngo twongere tugire ubuzima, kugira ngo twongere tubeho, kugira ngo twongere twiyubake, kugira ngo twongere tube abana bakomeye, bashikamye, babasha kuvuga ibyababayeho. Jewe kubwo gusubirana ubuzima bwiza n'icyizere, nahisemo gusubira iwacu, njya kwereka abangiriye nabi ko ndiho kandi ndiho neza. Njya no kubabwira ko ibyo bakoze mbizi nubwo ncecetse, ariko kuko ntawe nsabye imbabazi, byabaye ngombwa ko nitabaza ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Umugabo wishe iwacu, waroshye mama wanjye na mukuru wanjye ndeba n'amaso yanjye, ukwezi gushize nibwo yakatiwe burundu. Ngira ngo mbwira abanyarwanda n'isi yose ko tudahagurutse ngo tuvuge, dukumire ibi bintu. Ntabwo mvuze ngo jenoside yazongera ngo ibe, ariko havamo ikindi kintu. Turakangurira umuntu wese wakoze jenoside. Nkanjye ubwanjye numva umuntu wese wakoze jenoside, yaba ari uwafunguwe yemeye icyaha, yaba ari n'ukiri muri gereza, muzasaba imbabazi kandi muzisabe muzikuye ku mutima, nibwo tuzaba turanduye jenoside burundu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo, bajya babivuga no mu mivugo, ko iyo udakomeye udashobora gukomeza n'abandi. Ndavuga ngo ariko ubu ngerageje siporo ntabwo ishobora kumfasha gukira ibi bikomere. Ntangirana na basket, burandi umukinnyi mwiza wa basket na volley, mana yanjye ngira ngo nsubiyemo natwara ibikombe byose ntatwaye icyo gihe. Ariko kubera yuko basket wari umukino wansabaga gukoresha umugongo cyane, urumva kugira ngo uzazamure iriya baro ya basket ushyire muri paniye byasabaga gukoresha umugongo. Nasaga nkaho ndi gutonekara mu by'ukuri. Hanyuma ngerageje iyo mikino 2, na atletisme nayigiyemo, na football narayikinnye, ariko byose nkumva ntabwo birimo kumfasha. Umunsi umwe ndi kujya ku ishuri mpura n'umuntu mu muhanda, arambwira tuzaze nkwigishe tennis. Nambwa se tennis ni iki wa mugabo we, ko numva nabisobanukiwe. Yari umuhungu ukiri muto, ngira ngo
ngira ngo yari yanyikundiye niko nabyita, yashakaga kuntereta hari simbizi. Ndamubwira nti tenisi jyewe ntabwo nzi byari byo pe. Arambwira ati ejo uzaze mu gitondo nkwereke tenisi cyari cyo. Icyo gihe nabaga mu kigo cy'imfubyi, gusohokamo byari bigoye. Havuga se ndavuga ko ngiye he koko. Ariko kuko nigaga icyo gihe kandi amashuri yari hanze, nasohotse nk'ugiye ku ishuri. Njyaho yandangiye mpasanga ikibuga kirimo imirongo y'umweru, rwose bwari ubwa mbere pe. Ama ikintu kimeze nk'akantu kica imibu, ati iki nicyo ugiye gukinisha, ati udupira n'utungutu. Ndambwira ngo nsanzwe ntubona, nari nzi ko ari udutenesi dusanzwe two mu iduka. Ati rero ngiye kujya nkaguhereza nawe ukansubize, kandi ukansubiza aho mpagaze. Ubwo njya muri ibyo, nari nambaye akajipo n'akamambiri, nta kintu nari mfite cya siporo mu by'ukuri. Ndakina, twakinnye isaha, muhereza nyine aho ahagaze nawe ansubiza gutyo, ariko mbasha kumva ngenda mbujamo gake gake. Hanyuma hari aho byageraga akambwira ngo kugira ngo uzamure umupira ungereho biragusaba kunama gakeya ukongera ukunamuka. Ngira ngo abazi muvuma za tenisi hari aho bigusaba kunama ukazamukaho gake. Twakinnye isaha, hanyuma ndataha. Ngeze aho nabaga nibwo bwa mbere nasinziriye. Ndasinzira kugeza mu gitondo, kuko ubundi mu ijoro nasinziragamo nk'amasaha 2 yonyine. Noneho nakwihindukiza nkumva ntabwo ndi kumva pain ya wa mugongo, nkumva ntabwo ndi kumva ububabare nk'ubwo numvaga. Umunsi ukurikira nibwo nibwiye ntariko siporo nakoze ahubwo ntishobora kumfasha, wayikomeza. Nyamara ushobora gukina uyu mukino kandi nkawubonamo amafaranga. Ntawubonamo amafaranga mu buhe buryo rero? Ngiye gutangira nsinda abantu bose. Abakobwa dukinana hano nta muntu uzongera kuntsinda. Nafashe gahunda nte rero. Twiyantrenaga amasaha 2. Njye mpita mniha gahunda ko nzajya nkina amasaha 5 kuko nigaga nijoro. Ndibuka mu myaka 3 twakoze amarushanwa, nibwo bwa mbere nari ntwaye igikombe. Maze gutwara igikombe numvaga nagifata nkakijyana Kirehe. Ni ukuvuga ngo nari mfite umujinya, ariko umujinya mwiza. Nari mfite umujinya wo kwihimura ku bantu bampemukiye, ariko shaka n'ikintu cyantunga kugira ngo ninahura nabo ntazahura nabo nsa nabi. Hanyuma rero muri icyo gihe nibwo nabaye championne, bifatanya n'ishuri. Ndicara ndavuga ngo njya mbona abakinnyi benshi baratakaje amashuri kubera gukina, gakunda gukina bikaganza kwiga. Ariko jyewe numvaga byose nabikora ari bibiri kandi nkabikora neza. Ntabwo nigeze ntsindwa mu ishuri. Ni ukuvuga rero ibyo byose nabigejejweho n'iki? Nakuze ngendera ku ijambo ryitwa ndanze. Ndabyanze. Ijambo ndanze, hari abantu benshi bajya bibaza ko hari ndanze ushobora gukoresha nk'agasuzuguro, ariko hari na ndanze ushobora gukoresha nk'umuntu ufite viziyo y'ubuzima. Cyane cyane ndabwira abana b'abakobwa, ndanze, nanze kubiki, ndabyanze. Iyo ndanze yanjye rero niyo yatumye mvuga ngo naba ndi gukina quart de finale, ntabona ngiye nko gutsindwa bantwaye iseti, nkavuga ngo oya ndabyanze. Kandi iyo ndanze igahita ituma mpita mfata indi seti ngafata n'indi match nkaba ndayitsinze. Nabaye championne imyaka 7. Nyuma yo kuba championne ndicara njya mu cyumba ndiganiriza, ndavuga ngo harya championne ni iki? Ni bande se bakwiriye kumenya kuri championne? Iryo zina se ribaho mu gihe kingana gute? Hari igihe kigera rikibagirana, rihoraho abantu bagahora bamenya ko wabaye championne. Izina championne kugira ngo ribeho kandi ribe ari izina ry'akamaro, niki umuntu akora buriya? Ndicara nanga kwirebaho jyenyine. Ndicara ndeba bya bibazo nahuye nabyo mu bupfubyi, ukuntu najyaga gukora siporo ntafite inkweto, ukuntu najyaga gukina nta bikoresho mfite. Mpita ntekereza ko hari umwana muto w'umunyarwanda ufite talent, ariko akaba yarabuze ubwo bushobozi.
ndavuga ngo ese uyu mwana abashije kumbona, ngewe negereje kuri tayaringa nkamuha rakete yanjye n'inkweto zanjye, ntabwo yakina nkamusigira uwo murage? Icyo cyari icya mbere cyo gutekereza ku bana b'imfubyi cyangwa badafite ubushobozi ariko bifuza kuvamo abantu bakomeye, kuvamo abashampiyo nk'uko nanjye namubaye. Donc numvaga nifuza abantu bashobora kunsimbura ku mwanya wanjye ariko nabigizemo uruhare, hagira umuntu nazamura yaba umwe cyangwa babiri. Muri uko kumuzamura umwana nzaba nigishije n'aba champion cyangwa champiyoni w'igihugu, noneho cya gihugu nzaba nsa nk'uwishyuye wa mwenda nari nkirimo w'ibyo bankoreye. Twakoreye umuntu ibintu, none dore nawe yaravuyemo umuntu w'abantu. Numvaga ari cyo kintu nshaka gukora. Kameme perezida wacu tunakunda cyane waduhaye n'ubu bushobozi bwose, ntabwo yakora ibintu byose. Ntabwo yaza muri tennis ngo yigisha abakinnyi, nta nubwo yajya kuba umuganga, ariko buri wese acishije mu mpano afite, twese twaba umumaro w'igihugu. So numvaga rero mfite umwenda w'igihugu cyanjye cyamfashije nkongera nkiyubaka, nkongera nkavamo umuntu muzima. Numvaga mfite umwenda wo kubereka ngo do mwaramfashije, ariko ntange ibyo mbituye ni ibingibi. Mu kubitura numvaga ari abo bana b'igihugu ngiye gufasha, cyane cyane abadafite ubushobozi. Icya gatatu, ndi champiyone, nahoraga iteka ryose mbona amasura amwe y'abakinnyi, avuga ko se what's going on mu mukino wa tennis koko? Nirokirito mikorwa nabi, n'abakinnyi babuze, byagenze bite? Kuki igitsina gore turi bake? Ariko nkumva nta n'undi muntu uzaza kubikora wundi utari jyewe, n'undi azaza yunganira ibyo jyewe natangiye. Ni jye wari uzi challenge mpura nazo mu mukino wa tennis nk'igitsina gore, ni nanjye wari uzi ibyo uko nakwinspira abandi bakobwa. Ndavuga rero umugabo ashoboye kuba atazi ingorane duhura nazo, nk'uko nanjye nakuze muri tennis bambwira ngo nukomera uzabura umugabo, masozi zawe nizigenda zigahinduka nk'iz'abagabo ntuzabyara. Hanyuma kubaho iyo uri mu kibuga ugatranspira, visage yawe iragenda ikangirika. Bya bintu byose batubwiraga byo guca intege, mu by'ukuri byarangiye nshatse, birangira mbyaye, kandi mu by'ukuri izo masozi ndazifite zikomeye pe. Ko ibyo bambwiraga, kuko ntabwo ushobora kwitwa champiyone utakoze physique ngo ukomere. Ntabwo kwitwa champiyone ubyuka mu gitondo ngo umube, urakora. Kandi ntabwo ugomba gukora uvuga ngo se ko mbona hano habaye gutya, ntabwo bishoboka. So numvaga ari ngewe kwinspira abana b'abakobwa. Nihagira umubwira ngo nukora physique urakomera amaguru za n'imfundiko uzabura umugabo, nihagira ubimubwira akaza akabimbwira mubwire nti ese jyewe ko nakomeye kandi nkabona ndashatse. Numvaga nahura n'umuntu akamubwira ati nukora siporo ntabwo uzaba uri clean nk'abandi, hanyuma ngende muhagarara imbere mubwire nti ariko ubu ndebye ubona ndi mubi koko, sindi clean, ahubwo sindi urugero, ndi clean ahubwo kurusha n'abadakora siporo. Ikindi numvaga nshaka kwigisha abana b'abakobwa ko siporo ukuyeho gukorera amafaranga, urumva nge siporo nayo benefitinzemo ibintu bigeze nko kuri 3 cyangwa 4. Nabonyemo amafaranga, nkiri indwara nari mfite, hanyuma kandi binamfasha gukereye umuryango. Nta muryango nari mfite mu by'ukuri, ariko naragiye njya muri ya miliye ya siporo, sanga y'abatonto, sanga y'abapapa. Ubu muri club yanjye harimo abo nita abapapa, kandi koko mba mbona ari nk'abapapa. Harimo abo nita abapapa, harimo abo nita abasogokuru, harimo abo nita ba oncle. Ni ukuvuga ngo naragiye mpabona umuryango ntari kubona iyo ntaza kujoininga siporo. Ni jyewe jwi ryo kubwira abantu ibyiza bya siporo, njyewe profi zanjye zose. Donc icyo nifuzaga ku beneficier cyose nakibeneficier ngikuye muri siporo. Nyuma yo
yo gukorera iyo mpamyabushobozi ya coaching nibwo natangiye ndavuga nti ndashobora kuba umumaro ku gihugu, noneho ndaba umumaro ku gihugu mfashije abana b'Abanyarwanda, ndabafasha nterero, reka mbahe ibyo mfite. Niko gushinga fondasiyo. Ubu rero mfite abana 1,500 muri fondasiyo. Jewe ndeba ubu ndi CEO. Ubu ndi CEO wa fondasiyo yanjye, mfite abakozi benshi bari muri iyo fondasiyo. Bivuze ngo nge narigize, niho icyo nshaka ndangije nsharinga n'abandi. Kuvuga ngo hari abahembwa ku kwezi biturutse mu bikorwa byanjye, kandi ndifuza kubongera ko bwije nuko bukeye. Ubuzima ni ishene, iyo wifashije ugerageza uko ushoboye ugafasha n'abandi. So ni fondasiyo rero ifite abana 1,500 mu ntara zose z'igihugu, bakiri bato b'imyaka 12. Tumaze imyaka 2 dukora, ariko mu myaka 2 nta nubwo iruzura, by the way. Mu myaka 2 tumaze amarushanwa duherutse mejo bundi twabaye abambere. Twabaye abambere dute? Ubyumve ngo nta kibuga cya tennis tugira. Tukoresha facilities leta yashyize aho ngaho, ariko kubera yuko bwa bushake buhari na yandanze nakuze ngenderaho, naravuze ngo ariko se kuki numva ko umuntu akwiriye kwiga tennis ariko uri gukoresha ikibuga cya tennis gusa? Reka mushyire mu cya volley ndebe niba basha no kurenza umupira. Hanyuma rero dufite abatoza b'umwuga bahoraho bakora amasaha yose, bakora amasaha 8 nk'abandi bakozi ba leta. Hanyuma tukagira nabo muri ofisi. Turi fondasiyo yuzuye ifite body, twishyura imisoro. Ubu kwezi kurashira nkishyura TPR, nkishyura RSSB, twishyurira ubwishingizi abakozi. Urumva rero ni ikintu ngewe nishimira, nabitangiye isomo numva naho urubyiruko muri ibi bintu navugaga, nuko iyo wicaye ukavuga ngo ibi ntabwo bishoboka, nuko wowe ubwawe wumva ko bidashoboka. Ni mindset yawe. Ahubwo iyo uvuze ngo ibi ntabwo bishoboka ariko bishobora gushoboka, ako kanya bihita bishobora. Ikintu cyose rero ni uguhaguruka. Urumva mu marakete 3 n'imipira 8, ntabwo nari nzi ko nshobora kuba mfite rakete 9,000. Ntabwo nari nzi ko nshobora kuba mfite stoke yuzuye ibikoresho byo gutoza abana. Ntabwo nari nzi ko nshobora gukora recruitment ikareyisisa ikagera ku 1,500. Ntabwo nari nzi ko nabona amafaranga yo guhugura abatoza ngo babe abatoza b'umwuga, hanyuma noneho mbone abo mpakazi. Ubu ngubu tugeze ahantu rwose abantu bakora ibizamini kugira ngo baze muri fondasiyo, tuhitamo ubifitiye ubushobozi niwe uza gukora muri fondasiyo. Mu association yitwa International Tennis Clubs nanayishimira cyane kuko niyo ijya impa ibikoresho byo gutoza aba bana, bashimira kuba barahisemo u Rwanda, nayo nindi ntambwe kuko hari ibihugu byinshi bibifuza. Kuko mbona Tanzania, Uganda, South Africa banyandikira bambwira bati aba bantu twababona dute natwe kugira ngo badufashe. So wajya kureba rero ugasanga ngewe nahawe igihembo nk'umudamu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Umunyamerika ajya kugushimira kuko aba yamaze kubona ko wakoze ibintu watashobora gukora. Rwose ibyo byose ntabwo iyo nza kwicara ngo mperanwe na kagahinda. Harimo abantu benshi baheranwe n'agahinda. Hariho umuntu, ntabwo ari umwe nta nubwo ari na babiri, abantu bumva ko byarangiye pe. Hari abantu bumva ko nta cyizere cy'ubuzima kigihari. Jenoside karangira akabona wenda nta bantu afite bamureba, nta n'abari kumusapotinga, nta muntu n'umwe ufite inshingano zo kukwitaho. Umuntu akwitaho kuko nawe ubwawe wabanje kwiyitaho. Naguha urugero, tujya muri salo gukoresha imisatsi, ariko uwo musatsi utawufite ntabwo wajya muri salo ngo babwire ngo
ngo ni mu umusatsi muhite munawunkorera. Oya, bahera ku byo ufite. Ni nayo mpamvu rero genocide survivor bagenzi banjye twarababaye, ariko nyuma yo kubabara turi bande, turifuza kuzaba bande, tuzabwira icyo abadukomokaho kuko tumaze kugira imiryango. Ntekereza ko umwana wari ufite imyaka 8 muri iki gihe uba afite imyaka 38. Abenshi muri twe dufite abana, hari abafite 2, 3, 4, umwe se. Abo bantu rero ni twebwe bo kubaremera ubuzima. Ntabwo rero waha ubuzima umuntu ntawe ubwawe utabufite. Rubyiruko rugenzi rwanjye, ubu abana bacu nibo bari kugirwaho ingaruka n'ibyatubayeho. Baragirwaho ingaruka bati twabonyeje amashereka arimo agahinda, tubagaburira ibiryo natwe twatayemo amarira, kuko icyo gihe ntitwari dushoboye guhanduringa iyo situation. Ariko nanone kugira ngo bazavemo abantu bazima badafite ibikomere nka bya bindi twagize byari byaratujujubije, ni twebwe tuzabarwanaho dute rero. No guharanira ko babaho neza, no guharanira ko twakomeza gusigasira umutekano igihugu cyacu gifite, no guharanira gukomeza kugerageza bishoboka byose kugira ngo turwanye jenoside na ideoloji yayo.